Tugiye kurebera hamwe uburyo uzitwaramo nuramuka ugeze muri situation runaka kugira ngo uzirinde guhubuka bibe byakubera bibi cyangwa ube wabikoreramo amakosa. Nuramuka ukurikiye iki kiganiro kugeza kirangiye, umutego wose abanzi bawe bagutega uzagenda uwusimbuka kubera uzaba wabonye uburyo uzitwara muri buri situation tugenda duhura nazo mu buzima busanzwe. Reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Mwahe ikaze muri iki kiganiro. Situation ya mbere, umuntu nagukosereza akaza kugusaba imbabazi, kuko kugusaba imbabazi bitazamubuza kuzasubiramo amakosa yakoze. Naza kugusaba imbabazi ntuzakore excuse nyinshi ngo nabirenze cyangwa ngo wongereho ibindi bintu byinshi. Wowe uzamubwire ngo ke urakoze ubundi wigendere. Ibyo bizatuma atekereza ikosa yakoze n'ubutaha azirinde kurisubiramo. Situation ya kabiri, igihe wakerewe kugera ku kazi bakakubaza ngo ubu ni ryari. Ujye uvuga ko igihe ukizi, icyo gihe wakubazaga azacanganyikirwa kuko uzaba utari indimi nk'uko yabitekerezaga. Ahubwo azatangira gukeka ko ufite ibindi bisobanuro, areke kukubaza ibintu byinshi. Situation ya gatatu, umuntu naza gusakuriza ku buryo bukabije nk'umeze nk'aho arimo kubwira umwana we, uzamusubiza uti ariko se wagize umunsi mubi. Umubwire iryo jambo gusa umwihorere. Icyo gihe uzaba umuvanze atangire kwibaza impamvu ari gusakuza, ariko uzabikore wirinde kongeraho andi magambo menshi. Situation ya kane, niba wisanga muri situation ukumva umuntu ari kukuvugiramo, ujye murebana agasuzuguro kandi nagira icyo akubaza uzatinde kumusubiza hagati y'amasegonda 3 n'5. Nabona bimeze bityo azatangira kubona ko ibyo ari gukora atari byo. Situation ya gatanu, ikindi kintu umuntu naba arimo aragutonganya cyangwa arimo kukubwira amagambo menshi, ntuzubike amaso, ahubwo uzamwitegereze cyane, umurebe ku maso cyangwa use nkaho uri kwitegereza akadefo afite mu maso, ariko ntumuvugishe ahubwo uhumeke gake. Nubikora gutyo azahita atekereza ibyo ari kuvuga ko ibyo ari kuvuga utabyitayeho ahubwo uri kureba defo ye. Ikizakurikiraho nuko azakureka ukigendera cyangwa akareka kugutonganya. Situation ya gatandatu, cyangwa igihe ukwiye guceceka, ni igihe wisanze muri situation yo kugusuzugurira mu bandi. Nk'igihe umuntu akubwiye akajambo katari keza muri mu bandi, ntuzihutire kumutuka cyangwa kumusubiza nabi, ahubwo uzamubwire witonze ngo subiramo witonze, sinabyumvise neza. Ntabwo azatinyuka kubisubiramo kuko uzaba umuteze umutego wo kwiyerekana ubwe nkaho nta discipline agira. Situation ya karindwi, umuntu nagushyiraho igitutu ngo usubize ibibazo ari kukubaza kandi ubona ko bishobora kugushyirishamo, uzamwihorere ntuzahite ubisubiza. Impamvu niwicecekera azagera aho yivemo akubwira icyo yashakaga kukumvamo. Ubu ni bwo buryo bwiza bwo guhangana n'abantu badashobotse nk'aba. Uburyo bwa munani bwiza bwo guhangana n'abantu nk'aba badashobotse, ni igihe umuntu azashaka kukwegekaho ibintu bibi kandi ari we wabikoze. Ibi ni ibintu bikunda kuba ahantu henshi nko mu kazi n'ahandi hatandukanye. Icyo gihe ujye umubaza mu ijwi rituje ngo ese wowe washakaga ko byaba byakorwa bite. Icyo gihe uzaba umuhatirije gutanga igisubizo cy'ibyo yangije, aho uzaba umwimye amahirwe yo kubikwegekaho rwose. Uburyo bwa 9 uzasubizamo, ni igihe umuntu azagushimira ariko akavangamo n'akantu k'inyuro. Ntuzatuze ahubwo uzashyire hanze izo nyuro ze, umubaze ubusobanuro bw'izo nyuro ze. Icyo gihe uzaba umutamaje kabisa, ahite yumva ko yakosheje. Reka ngushimire wogejeje iyi saha cyangwa amagingo ugikurikiye iki kiganiro. Ngusabe kuba wakanda like, niba utarakora subscribe yikore, ndetse uze kwibuka kutugezaho situation wigeze guhura nayo muri comment. Reka dukomeze na situation ya 10. Niba ubona ko umuntu ari kukubeshya ku byo wari umubajije, uzasubiremo ikibazo wamubajije kandi ugisubire muri karume, kuko niba mbere yakubeshye azaba ategetswe gusubiramo igisubizo. Ahanini azinyuramo noneho birangira avuze igisubizo cy'ukuri. Situation ya 11, uzitondera mu gusubiza cyangwa se niba ngombwa ukicecekera, ni igihe umuntu azaba azi kukunda kwemera ibintu byose. Umunsi azaguhatiriza gukora ikintu kitari cyiza, uzamusubiza ijambo oya gusa, ubundi wigendere. Ibyo bizamwumvisha ko utakiri agafu k'imvugo rimwe. Oya nicyo gisubizo cyiza kizagukura muri iyo situation. Situation ya 12, umuntu nakomeza kwigira umuntu mwiza kandi yakubabaje, uzamubwire ngo dusubiremo ibyabaye. Azatangira kumva ko yakubabaje. Niba hari umuntu bateze amatwi azahita yumva ko wari warenganye.
nubigenza gutyo ibinyoma bye bizahita bicika intege. Situwasiyo ya 13: umuntu niba bigaragara ko ahora akubera indyarya kandi ukaba ubona ko adateze guhinduka, umunsi umwe yabikoze uzamubaza uti ese uyu ni wowe wa nyawe? Niyo nzira wahisemo? Uwo muntu uzaba umeze nk'umuntu umukubise agashyi, azatangira kwitekerezaho yibaze koko niba ari we wigize indyarya kuri urwo rwego, bityo abe yanabivamo ntazongere kukuryarya. Situwasiyo ya 14: igihe kindi ugomba kwitondera ni igihe umuntu azaba ashaka kwibasira amarangamutima yawe, urugero nko kukubaza ku bijyanye n'imibereho yawe bwite, y'umuryango wawe cyangwa iy'inshuti zawe za hafi. Ntuzahite wihutira kumusubiza, ahubwo uzuname urebe hasi, uhumeke gake inshuro imwe, ubundi umusubize. Icyo gihe uzamusubiza neza kandi ntabwo uzakora amakosa nk'ayo yakoze, aho uzaba umweretse ko atagukontorora. Situwasiyo ya 15: niba usanga muri situwasiyo yo kuba umuntu ari kuguhatiriza kwemeza ibintu ngo use nk'aho umubera umugabo mu bintu utanazi, ahangaha ujye witonda cyane kuko aba ashaka kugutega umutego. Uzamusubize uti niba wakoze ibintu bigaragara kuki ushaka ikibyemeza kandi wakoze ibinyuze mu mucyo? Aho ngaho uzaba umukomfirimye kuko uzahita uvumbura icyo yashakaga kugeraho. Ibi ni ibintu byeze bikunda kuba ahantu hatandukanye kuko abantu b'ubu bihinduye abariganya bagacura ikinyoma kugira ngo babe bacucura utw'abandi. Rero wowe ntuzagire uwo ufasha muri ubwo buriganya, uzamusubize nk'abanyabwenge. Situwasiyo ya 16: nubona umuntu ari kukwibasira akubwira amagambo mabi ahadakwiye, ntugahite wihutira kuvuga ibintu byinshi. Wowe icyo wakora nk'umuntu atangiye kugusebya akakubwira ngo iwanyu ni mu cyaro murakennye, uzamubwire ngo yego nibyo, uhite wigendera. Abari aho bazasigara bamuseka. Situwasiyo ya 17: nuba uri kumwe n'umuntu ukabona umuntu ntashaka kuvuga, mbese yayagaye adashaka ko hari undi uvuga, ujye umubwira uti ndavuga ari uko watuje. Azahita yumva ko yabangamye ahita aceceka uwo mwanya. Situwasiyo ya 18: niba ubona umuntu yateye agasaku, wowe uzacishe make ubundi uvuge izina rye, urugero niba yitwa Thierry ukomeze urisubiremo ati Thierry kugeza atuje, kuko uko uvuga izina rye azagenda yumva ko akwiye gucisha make agatega n'abandi amatwi. Situwasiyo ya 19: umuntu nakubaza ibibazo ukabona byuzuye uburiganya, ntukihutire kumusubiza, ahubwo nawe uzamubaza uti kuki umbajije icyo kibazo? Nagira icyo abivugaho nawe uzamusubiza ugendere ku byo yagusubije. Nizere ko iki kiganiro hari icyo ukuyemo. Dusangize muri komenti situwasiyo wigeze kwisangamo ugakotora. Reka ngushimire wowe wabanye natwe, ariko niba ugejeje ubu uri kutwumva, nizere ko wakoze subscribe ndetse ongeraho na like kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Wakoze. Duhurire mu biganiro byacu bindi biri butambuka.